Mana turagushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye ubuntu n'imbabazi tugirira, tugushimiye kubana natwe buri munsi ku manywa na nijoro ukaturinda ikibaro n'ikibi cyawe. Tugushimiye mwami igihe tumaze dusoma Bibiliya, mwami tugushimiye gukomeza kubana natwe, kandi turagusabye kugira ngo iri jambo dusoma rikomeze ritwungure kumenya no gusobanukirwa iby'ijambo ryawe, kugira ngo dukore ibyo ushaka n'ibyo ushima. Ukomeze utuyoboze umwuka wawe wera, kandi Imana yacu ukomeze kubana na buri wese, kandi rigira icyo rimarira ubugingo bwe, rifashe imibereho ye, kandi hagaragara impinduka nziza, maze byose bidufashirize hamwe kutuzanira ibyiza. Byose bigushaka mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisabye. Amen. Kuva igice cya 3. Imana ibonekera Mose mu gihuru cyaka umuriro. Icyo gihe Mose yaragiraga umukumbi wa Yetiro sebukwe, umutambyi w'Imediyani. Aturukiriza umukumbi nyuma y'ubutayu, ajya ku musozi w'Imana witwa Horebu. Marayika w'Uwiteka amubonekera mu kirimi cy'umuriro kiva hagati mu gihuru cy'amahwa. Arareba abona icyo gihuru cyakamo umuriro nticyakongoka. Mose aribwira ati, reka ntambike ndebe iri shyano riguye, menye igituma igihuru kidakongoka. Uwiteka abonye yuko atambikishwa no kukireba, Imana imuhamagara iri hagati muri icyo gihuru iti, Mose, Mose. Aritaba ati, karame. Iramubwira iti, wikwegera hano, kandi kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze aho ari ahera. Kandi iti, ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose yipfuka mu maso kuko atinye kureba Imana. Imana ituma Mose kubwira Farawo ngo areke Abisirayeli. Uwiteka aramubwira ati, nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'abakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo, kandi manuwe no kubakiza mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu, bajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki, gituwemo n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayebusi. Nuko dore gutaka kw'Abisirayeli kwangezeho, kandi nabonye agahato Abanyegiputa babahata. Nuko none ngwino ngutume kuri Farawo, ukure muri Egiputa ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Mose abwira Imana ati, ni muntu ki wahangara kwegera Farawo ngo nkure Abisirayeli muri Egiputa? Imana iramusubiza ati, nukuri nzabana nawe. Ibizakubera ikimenyetso yuko ari jye ugutumye, nuko uzakura ubwo bwoko muri Egiputa, mugakorera Imana kuri uyu musozi. Imana ibwira Mose izina ryayo. Maze abaza Imana ati, ningera ku Bisirayeli nkababwira nti, Imana ya ba sekuruza banyu yabantumyeho, bakambaza bati yitwa nde, nzasubiza iki? Imana isubiza Mose iti, ndi uwo ndi we. Kandi iti, abari kuzabwira Abisirayeli uti, ndiho yabantumyeho. Kandi Imana ibwira Mose iti, ariko uzabwira Abisirayeli uti, Uwiteka Imana ya ba sekuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yabantumyeho. Iryo ni ryo zina ryanjye iteka ryose. Urwo ni rwo rwibutso rwanjye ruzahoraho ibihe byose. Genda uteranye abakuru b'Abisirayeli ubabwire uti, Uwiteka Imana ya ba sekuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, yarambonekeye irambwira iti, nukuri ndabagendereye, mbona ibyo babagirira muri Egiputa. Ndavuga nti, nzabakura mu mubabaro wo muri Egiputa, mbajyane mu gihugu cy'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayebusi, igihugu cy'amata n'ubuki. Nabo bazakumvira, kandi uzajyane ku mwami wa Egiputa n'abakuru b'Abisirayeli
mumubwire muti Uwiteka Imana y'Abaheburayo yaratubonekeye, none turakwinginze reka tujye mu butayu tugendemo urugendo rw'iminsi 3 dutambireyo Uwiteka Imana yacu ibitambo, kandi nzi yuko umwami wa Egiputa atazabakundira ko mugenda, naho namushyiraho amaboko akomeye, nanjye nzarambura ukuboko nkubitisha Egiputa ibitangaza byanjye byose nzakorera hagati yabo, nyuma yabyo azabareka, kandi nzaha ubu bwoko kugirira umugisha ku Banyegiputa, nimugenda ntimuzagenda ubusa, ahubwo umugore wese azasabe umugore w'umuturanyi we ndetse n'umugore acumbikiye ibintu by'ifeza n'iby'izahabu n'imyenda, mubyambika abahungu banyu n'abakobwa banyu, niko muzabanyaga Abanyegiputa. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Mana Data twese mu ijuru, turagushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye ineza n'urukundo tugirira, tugushimiye ubuntu bwawe, kandi turagushimiye umwanya wose tumaze dusoma ijambo ryawe ryera. Wakoze kubana natwe, kandi Mwami Imana ubwami bwawe bwamamare mu izina ryawe Yesu Kristo. Mana ukomeze kubana na buri wese, kandi umwuka wawe wera akomeze kuba kuri buri wese, kugeza igihe tuzongera gusubirira. Namukomeze turindishe amaboko yawe akomeye, tubisabye Imana Data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo umwami kandi umukiza wacu. Amen.